Reka rero nongere mbaye ikaze rero nshuti bakunzi ba Rona Official TV. Rero mbere yuko dutangira ingingo yacu y'umunsi nagira ngo manze mukande subscribe kugira ngo tubana buri munsi. Rero twihuse cyane rero uyu ni wa mwanya w'ubwenge wo kugira ngo tukungurane ibitekerezo. Hari benshi bakeneye gutera imbere, bakeneye kugira amafaranga, bafite intego zo gutunga amafaranga menshi cyane, ariko ntago watunga amafaranga menshi cyangwa ntago wagera ku iterambere ryawe riri ku rwego ruri hejuru cyane utaranza kumenya ibi bintu by'ingenzi. Rero twose cyane nuko abahanga mu by'ubukungu bavuga ko nibura umuntu agomba kugira ahantu harenze hatatu akura amafaranga kugira ngo agere ku nzozi zo kuba umukire. Mu gihe ufite umushinga ukora, ni byiza ko ushaka indi mishinga iwushamikiyeho cyangwa ijyanye nawo mu rwego rwo kongera ingano y'amafaranga winjiza no kuba bafite akazi kabahemba umushahara. Ni byiza ko bashaka ikindi kintu bakora ku ruhande nacyo gishobora kwinjiza andi mafaranga. Ibi nibyo dukunda cyane kwita mu rurimi rw'icyongereza bita side hustle cyangwa wenda side job, bisobanura akandi kazi ubangikanye nako usanzwe ukora mu rwego rwo kongera ingano y'amafaranga winjiza. Rero hari abantu bibwira ko bidashoboka ko umuntu yagira ibintu birenze kimwe bimwinjiriza amafaranga, ariko birashoboka cyane. Ushobora gushora amafaranga yawe mu mishinga idasaba ko uhora uyikurikirana. Ushobora kandi gukora umushinga uhoreshemo abakozi nawe ugakomeza ugakora ibyo wari usanzwe ukora. Rero ikindi nanone ushobora kandi no kugira imishinga irenze itatu wikorera ubwawe bitagusabye gukoresha abakozi. Kugira ngo nsobanure neza cyo kugira ibintu birenze kimwe bikwinjiriza amafaranga bisobanuye, ngiye gukoresha ingero byibuze wenda zigeze nko kuri 3 zihamya ndetse kandi zigaragaza neza uburyo abantu babonyemo amafaranga mu buryo butabagoye. Ndetse kandi hari benshi bavuga ati naragerageje uko nshoboye kose byaranze, nta hantu namenera kugira ngo mbone amafaranga. Rero hari kenshi kagenda gukubita nk'ingero z'abahinzi, ndaguha ingero zigiye zitandukanye nyinshi cyane, ariko mbere ko mbanza guhereza izo ngero nagira ngo mbanze nkubwire ibi bintu. Ufite opportunity zo kuba wenda dufata nk'urugero wenda ufite opportunity zo kuba wenda ufite amahirwe kuba wenda uri umwarimu, uri umuhinzi. Umuntu wari we wese akazi kose uba ufite nubwo nta kazi uba ufite, hari uburyo bwinshi wakoresha kandi ukabona amafaranga kandi ugatera imbere mu buryo kibwifuza. Rero benshi ntago babimenya, ntago bisobanukiwe, bumva ko niba ndi umwarimu nyine akazi kanye nako ubwarimu nta kindi kintu nemerewe gukora, ndakora mu gitondo ngeze mu nimugoroba. Ese kuki wumva ko ibitekerezo byawe byahoraho hantu? Nagira ngo uyu mwanya rero ukande subscribe kuri Rona Official TV kugira ngo tubahereze utuntu tw'ubwenge. Abantu benshi dukeneye amafaranga, benshi cyane bakeneye amafaranga, bakeneye gutera imbere, bakeneye kugera ku nzu zabo. Benshi bakeneye kugura amamodokari, benshi bakeneye kugira ubukire burenze, bakeneye kubaho neza, bakeneye gutunga bagatunganirwa. Ariko niba utaramenya ibi bintu ntabwo uzabasha kuba wagera ku bukire. Rero twese cyane rero akaduhera ku muntu wa mbere ni umugabo ndabaha ingero zumvikana kandi zigaragaza abantu tuziranye. Umugabo tuziranye mu mwaka wa 2015 yatangiye gukora ubworozi bw'ingurube. Nyuma y'imyaka 2 abona ubworozi burunguka, ariko ifumbire akura mu bworozi akayigurisha ku giciro gito, rimwe na rimwe akabura n'abayigura. Indi mbogamizi yageraga ni ukuzamuka kw'ibiciro bw'ibiryo by'ingurube. Urabizi neza kurumva izo ngurube zazikeneraga ibyo kurya. Mu mwaka wa 2017 yiyemeje kujya kodesha imirima yari hafi yaho yororeraga, atangira kwihingira ibigori akoresheje ya fumbire iva mu ngurube ze. Urumva ko yakodesheje. Akenshi murabizi neza abantu bakunda gukodesha ntago imirima none ibihenze cyane. Ibi byatumye abona umusaruro w'ibigori, agenda yagura ubuhinzi n'ubworozi bwe, atangira no kwikorera ibiryo by'ingurube ze. Murabizi neza kenshi ibiryo by'ingurube bikorwa mu bigori. Mwaka rero 2020 nawe yatangiye kujya agurisha ibiryo by'amatungo ku bandi borozi. Mu mwaka wa 2022 umugabo yaramaze kwagura ubworozi bwe, yorora nibura ingurube zirenze 500. Urumva ko yaratangiye kugenda azamuka kandi yaratangiye ku ngurube nkeya. Ya sambu yakodeshaga ubu yamaze kuyigura kandi aracyakomeje kwagura umushinga we. Ngo kuva mu mwaka wa 2015 kugeza ubu uyu mugabo rero
afite imishinga 3: ubworozi bw'ingurube, ubuhinzi no gucuruza ibiryo by'amatungo. Ateganya no gukora uruganda rukomeye rukora ibiryo by'amatungo. Rero nubwo tutingiye in deep muri life y'uyu mugabo ntago arora muri magoze wonyine gusa, afite n'imirimo yagiye gura ku mpande zigiye zitandukanye, ndetse kandi murabona ko rwose uyu muntu yiteje imbere ndetse kandi yaguha ibitekerezo. Urumva umuntu agiye akajya muri bya bindi byo kuvuga ngo nzurura ingurube ifumbire nyigurishe, atekereza yuko agomba kuyirute gufata ya fumbire abonye akayibyaza umusaruro. Urumva kenshi dufite ibintu biri imbere yacu, bigiye bitandukanye bishobora kugira kuduhereza amafaranga, ariko ugasanga umuntu afite ibitekerezo byo kwazorora ingurube gusa yafumbire akayigurisha. Hari n'abenshi bakunda kugira inka akavuga ati ifumbire nayigurisha, ugasanga afite opportunity zo kubona ahantu ashobora kukodesha amafaranga 15,000 wenda muri sezo runaka, cyangwa 30 cyangwa 40 cyangwa 80, yafumbire akayibyaza umusaruro. Amafaranga arayafite cyangwa afite aho yayakuye. Cyo ugasanga nk'umuntu yoreye ihene wenda 60 cyangwa yoreye inka enye, naboza kugurishamo byibuze nk'inka wenda kodesha ya mirima izamuhereza iyo izamusubize ya nka byibuze ana saving ibye. Nari benshi batajya babitekereza. Rero twihuse rero ntabatindiye cyane, nagira ngo tubanze tugera ku rundi rugero rw'undi muntu wa kabiri. Twahereye ku muhinzi, ku bahinzi mwiyumve ndetse kandi mubyaza umusaruro amahirwe mufite. Abantu benshi nibo bitera ubukene, ugasanga umuntu afite imirima aho kuyihingamo ngo nta mbaraga afite. Shaka abahinzi baguhingire. Ufite umurima, imirima urayifite, kuki ufata imirima yawe ukayikodesha? Hari abenshi usanga bafite imirima myinshi kuyikodesha, akavuga ati reka nkodeshe iyi sezo nzahinga, reka nkodeshe iriye. Birashoboka. Niba ufite imirima, ufite amahirwe yo kuyihinga, yihinge. Ufite amatungo yabyaza umusaruro. Rero twose cyane rero reka tujye ku muntu wa kabiri. Uyu muntu wa kabiri nawe turaziranye, ni umuntu twashe kuganira. Uyu muntu wa kabiri rero ni umwarimu. Mu mwaka wa 2010 yatangiye akazi k'ubwarimu, nyuma yo kubona ko amafaranga ahembwa yonyine adashobora guhaza ibyifuzo bye no gukemura ibibazo byose yari afite. Yagiye mu mwarimu sako, yaka inguzanyo, atangira gukora ubucuruzi bw'imyaka. Mu gihe cyo gusarura imyaka yaguraga imyaka myinshi akayibika igihe gito, inyuma y'igiciro cyayo cyazamukaga akayigurisha. Murabizi neza yuko muri cyo gihe cya Nyiragashogoro ibiciro by'imyaka birazamuka kenshi, usanga nk'ibishyimbo, ibigori, soya n'ibindi bigiye bitandukanye. Murabizi neza cya gihe kiba kiri ari ikinzara. Ibyo yabikoze akinakora akazi ke ko kwigisha. Mu mwaka rero 2016 uyu mwarimu yaguze imodoka itwara imyaka. Murabyumva imyaka yaciyeho, noneho akajya ajya kurangura imyaka mu bice bitandukanye by'igihugu, akaza akayicuruza ku bantu barangura, ndetse no ku bigo by'amashuri bikenera ibiryo by'abanyeshuri, bakaza bakamurangura bagatwara. Rero mwaka wo hagana 2020 uyu mwarimu yari mu bantu ushobora kubaza igishoro cya miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda akayakwereka muri iki gihe. Uyu mwarimu aracyakora akazi k'ubwarimu, agacuruza imyaka, akagira n'iduka rikomeye rikoramo umugore we. Urabyumva neza? Ibintu byo duhora tubabwira. Ugasanga nk'umwarimu afasha amafaranga yose uko yakabaye yose arayakoresheje yose arashira. By the way, mujye musevinga no kumva yuko uri umwarimu gusa icyo kintu kizagutunga. Yego turabyumva mufite inshingano zitoroshye zo gutegura amasomo, kwigisha abana, ariko nanone ntago ubwarimu bavuga ngo burakuzitira. No, ntago abarimu ukora amasaha 24 wapi. Ushobora kwibamo ugakoramo ugatandatu ku cyumweru, ntago bakora. Rimwe na rimwe hari igihe bimwe na rimwe ushobora no kwaka gahushyu ukagira ugakora. Rimwe na rimwe utari kwigisha, ufite wenda ibindi bintu urimo, wenda ufite nk'aka day off ukaba wagakoresha. Rero ntabatindiye cyane, reka tujye ku muntu wa gatatu. Umuntu wa gatatu rero ni umugabo ukora no byo kugira ngo manze murabyumve neza. Rero yakoraga akazi ko gucunga umutekano muri company zicunga umutekano mu Rwanda. Mu mwaka rero 2015 yakoraga akazi ko gucunga umutekano, kandi yakoraga nijoro gusa, ku manywa akirirwa ruhuka. Yaje guhura n'umuntu rero amugira inama yo gushaka kandi kazi akora kunganira umushahara yahembwa. Rero mu mwaka wahagana 2016 yabonye akazi ko gucuruza muri alimentation. Agakora ku manywa kuva saa 9 za mu gitondo kugeza saa 9, kuva saa 9 kugeza saa 9 z'amanywa. Yakarangizaga agakomereza mu kazi ko gucunga umutekano. Urumva ko yakoraga saa 6 nyuma ku munsi, ahandi agakora nijoro cyane. Mu mwaka wa 2018 uyu mugabo yakoresheje amafaranga yazigamye agura moto, ayitwara akajya mu verisa, naho akomeza kwikorera akazi ke ko kurinda umutekano, gukora muri alimentation. Ahagana rero muri 2020 uyu mugabo yaguze ikibanza, kandi muri iki gihe yatangiye kucyubakamo inzu ye yo kubamo.
rero nkuko nakomeje kubibabwira wenda izi ni inkuru nababwiye ni iz'abantu nzi neza nkuko nakomeje kubibabwira batangiye bakora ikintu kimwe ariko nyuma baratinyuka bashaka ibindi bintu bibinjiriza amafaranga. Rero ntabwo bishoboka yuko wagera ku ntego zawe, ntibishoboka ko wapfa kugera ku ntego zawe ukora online business, ntabwo bishoboka. Ntabwo wapfa kugera ku ntego zawe ukora akazi kamwe, biragoye cyane. Ndaza kuza kubabwira ikigero bisa nkaho bikubiyeho kugira ngo uzagere ku ntego zawe ukora akazi kamwe. Uretse wenda n'abantu nababwiye muzi neza n'abantu bazwi ku isi yose nk'abakiri nka Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett n'abandi benshi baba bafite imishinga myinshi bakora ibinjiriza amafaranga, ntabwo basanga gukora ikintu kimwe gusa ntibishoboka. Nk'urugero ndababwira abanyarwandakazi ndetse n'abarundi n'abandi ba diaspora bari hanze bafite opportunity zo kuba babona amafaranga bakora ibintu byinshi. Ushobora kubona nk'umuntu umwe muri kumwe ahangaha mukabona muri gukora akazi kamwe, afite online business akora, afite amatungo mu cyaro, afite ahantu ahingisha, akaba avuga ati njye byibuze ku kwezi mfite inote yanjye y'amafaranga 300, kandi ukabuze neza kuko ahembwa 120 by'ubwarimu wenda for example. Ndakohereza n'izindi ngero zigiye zitandukanye. Reba yo mwita Kensi murabizi neza n'umuyobozi wa Gasogi kandi akaba nyiri Gasogi, ni umuyobozi wa TV1 na Radio 1, ni umunyekampani, afite restaurant, nyine afite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bimwinjiriza amafaranga. Urumva hano warenze hangahe, aje kuba warenze 3 sinkubwiye ngo ugomba kufita byuza at least byibuze wenda ugomba kufita byuze nk'ahantu 3 hashobora kubakinga. Mukabona nk'umujene abonye amafaranga inote y'amafaranga 500 amupfiriye ubusa, agiye kuyanywera yarasindinga nta kizimbira marira. Hari ikintu rero basore hano ba Kigali ndetse n'abanyarwanda muri rusange, abasore bavuze ngo inzu, umusore amafaranga atazubaka inzu ngo uyasindamo ukayaryamo ukayanyweramo byeri ukarya ngo n'abana, nizo mvuga zisigaye ziriho. Rero abanyarwandakazi ngenda bibabwira mwite kuri ibi bintu, kuri mutita kuri ibi bintu ntabwo muzigera mubona amafaranga. By the way, ntabwo wakora business imwe ngo uzabone amafaranga menshi cyane. Rero inama ikomeye twagira abantu bakora iki kintu na Official TV, uyu mwanya tuzatugira kenshi tuganire namwe tubabwira uburyo bwiza bwo kubona amafaranga, ndetse kandi mu minsi iri imbere ndaza kugenda nyine mbabwira nti ese ufite amafaranga angana gutya, ese niki kintu wakora, ese wakora uhe mushinga, bakorere plan, babwira uburyo bwiza bwo kubona amafaranga kandi uburyo bwemewe, uburyo munyuze mu buryo bw'amategeko, kandi nta kintu wishe, nta kintu wangije. Bakeneye online business, basaze banyegere, bakeneye byinshi cyane bakeneye gukora, muza hari rero muri comment mutubwire uko bimeze. Muraza kuza kubona nimero yanjye ya telefone yo kuri WhatsApp, nzanabashyiraho na group uzatuganiriramo, ndetse kandi umuntu ufite projet anganiriza ambwira ati rero mfite projet, mfite amafaranga na gutya, nkeneye gukora business, mubwire uburyo bwiza kuko wabonamo amafaranga. Rero nkuko tukomeje kubiganira, rero ukomeze mukande subscribe kuri none Official TV, nkuko nababwira bakubise ingero, nawe ugenda wanariza umenye ngo mfite business imeze itya, mfite ibintu bimeze bikorwa bimeze gutya, ese nubuhe buryo bwiza bwo nshobora kuba nakoresha ndetse nkabonamo amafaranga. Rero icyo nababwira ngiye nuko mbakunda cyane, ndetse kandi Imana ikomeze barinde. Aha ni kuri none Official TV, icyo nabwira mukomeze mukande subscribe, tuye tubana buri munsi. Ni kuri Kimana Theogene mukomeza kubana namwe. Rero ubwara umwanya wo kuganira namwe, ndetse kandi mujye mukunda gukurikirana n'amakuru aca kuri none Official TV kugira ngo mujye mubasha kumenya updates zihari buri munsi. Rero Imana ibarinde.